Njye kubaha ikaze kuri Key Property Rwanda nemera nkuko bisanzwe nanone umunsi twakoze tuwa turi Kicukiro mu Kagarama ahantu hazwi nko ku Muyange aho dufite inzu nshyashya iri moderne kadasiteri nziza cyane kugurishwa miliyoni 220 irimo ubuso 500 igizwe n'ibyumba 4 toilette 3 salon na salle à manger igikoni mu nzu ndetse no hanze abanegisi parking y'imodoka hajya imodoka 6 haparitse neza jaride ubona ko ni inzu nziza cyane mu buso bungana na 500 rero kwino nzu tukayiguhera miliyoni 220 harimo ibigano ubona ko ni igiciro cyiza rero ugeranyije n'ahantu kayitse turimo Kagarama hazwi nko ku Muyange ni nziza cyane rero iri moderne reka dutemberane akantu ku kandi tugende tisura turebe ko inzu yacu imeze ni karibu. Yes, ni karibu rero tugende dukwane tuwa akantu ku kandi turebana ko duhereye hanze wana ko ni inzu ifite gate nziza, inzu nini muri kati nziza neighborhood bari kubaka yiganye wana ko na ama etage. Twinjiyemo imbere turebe inzu wana ko iduha karibu muri iyi gate nziza cyane rwose isa neza cyane. Karibu parking nziza cyane ifite amapave ahantu ushobora guparika imodoka rwose 8 ku bantu bazi guparika neza hano imodoka 8 zijyamo. Aha dufite iki? Aha dufite akazu k'umuzamu ubona ko ni inzu y'umuzamu hano ni ibintu byiza cyane ni inzu isa neza. Twava hano tukagenda ubona ko iyi parking bagiye baha amapave meza cyane ari moderne. So ubona ko ni parking nini urebye no modoka iri hari haje 3 ziteganye na hane hasi imbere hakajya izindi 3 ndetse no hepfo hakajyamo nk'ebyiri urumva ko imodoka 8 7 6 bitewe nuko zingana zijyamo. Ubona ko rero ni parking nini twaza hano rero izi escalier nuko zikoze uko bagiye nazo bashyiraho amakaro ubona ko ni ibintu bisa neza. Ruhande tukagira iyi jaride ubona ko ni jaride nziza cyane nayo itarakura nimara gukura nako bajya bateramo ibiti izaba isa neza cyane. Ubona ko ni ahantu hanini hasa neza ubona ko ni inzu nziza nshyashya kandi iri moderne inzu nziza nini kuri famille. Ubona ko aha ni hanze iri ni ibaraza ryo kuri master room ubona ko nahantu ushobora kuzugasha intebe bikaba bisa neza cyane. Reka tubereke ubona ko iri baraza ni ahantu hasa neza washyira intebe rwose ukaba ufata akayaga ubona ko bisa neza ureba view ya Gahanga ni ahantu heza cyane. Tugenda dutembera rero ubona ko ni ahantu heza cyane ubona n'utubiri bashyize kuri bariko y'imbere yo kuri salo dusa neza bashyizemo amabuye bashyiramo n'indabo bisa neza cyane. Aha nayo tukagira aya makaro meza cyane aduha ikaze mu nzu ubona ko ni amakaro meza cyane asa neza ni karibu. Aha tukagira iyi bariko yo kuri salo ubona ko ni bariko nziza isa neza cyane rwose uri hano ugafata view yigaha ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. So reka dukomeze rero tujye no mu nzu imbere tugende tureba akantu ko kandi se birasa gute. Yes, karibu muri salo ubona ko dufite salo nziza cyane nini kandi ihagije. Wow, ubona ko ni salo nziza intebe zose waba ufite hano zijyamo. Aha tukagira iyi TV stand nziza cyane nkuko muri kubona ifite utubati twishi kandi dutandukanye ubona ko ni TV stand nziza cyane iduha ubwiza ndetse parafo yacu ifite gypsum chandelier nziza cyane ubona ko ni ibintu bisa neza. Aha ngaha dufite dining room cyangwa se salle à manger ubona ko ni salle à manger nziza nini imeze neza. Tukajya aka sink keza hano ko gukarabiramo ubona ko ni ibintu bisa neza cyane ubona ko ino nzu ni inzu iri moderne neza cyane. So tuvuye hano reka tujye no mu gikoni turebe igikoni dufite kimeze gute. Karibu mu gikoni cyacu ubona ko ni igikoni kitari open kiri nka private ushobora gukinga kugira ngo abantu bari muri salle à manger batabona mu gikoni ukahita uza mu gikoni. Wow, karibu igikoni cyiza kinini gifite utubati twinshi kandi tuhagije tw'umweru
ndebera nawe uyu mwanya wa firigo wose uko ungana wo gushyiramo iyi firigo, ubona ko ni ibintu byiza cyane. Tukagira ahangaha ubona ko ni ahantu heza cyane washyira ibintu byawe, tukagira n'umwanya wo gushyiramo oven, ubona ko birasa neza cyane, utubati twinshi kandi tw'umweru dusa neza cyane duhagije. Tukagira iyi lavabo, urabona ko lavabo nziza cyane iri moderne, isohokamo kono aho kugeza, birasa neza. Hanze kandi naho dufiteyo amanegisi ndetse n'igikoni cyo hanze, ariko reka tube tugiye kureba mu byumba turese bimeze bite. Mu byumba rero dutemberane turebe nabyo ese bimeze bite. Ahangaha dufite icyumba cya mbere cy'abashyitsi, ni icyumba cyiza gifite dushe na toilette yihariye, turaza kwireba. Wow, karibu mu cyumba cyacu, icyumba kinini cyiza cyane, kandi akandi karusho kuri buri cyumba gifite garde-robe, ubona ko ni ibyumba byiza cyane, ubona ko ni garde-robe ushobora gukoresha umushyitsi rwose, biba bisa neza. So reka dukomeze turebe na dushe na toilette by'iki cyumba cyacu. Karibu muri dushe na toilette mu cyumba cy'abashyitsi, ubona ko ni dushe nziza, toilette nini imeze neza, isa neza, ubona ko umwanya wo gushyiramo amashawa yacu bisa neza. Ngaha hano kwihumurira, kamiruwari n'ibintu bisa neza cyane, ko iyi ni inzu nziza cyane. Reka dukomeze turebe no mu bindi byumba byacu uko bimeze. Karibu tujye mu bindi byumba turebe. Ku ruhande dufite ibyumba bisigaye bine, abasore ibyumba bitatu kuri ruhande. Aha dufite bibiri bisanzwe dushe na toilette. Reka tujye muri master room, kandi bagiye kubabwira ko ino zacu dufite na office, ndaza kwibereka hanze. Nanone uva ko n'indi advantage yongeraho. So twinjiye muri master room, ubona ko ni icyumba cyiza, dufite dushe na toilette, turareba nyuma. Tujye mu cyumba. Ubona ko ni icyumba cyiza, icyumba kinini, icyumba gisa neza, amatara meza hano ku mutwe w'igitanda, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane, icyumba kinini gihagije. Aha naho dufite akabati keza kanini kandi rwose gafite imyanya itandukanye ihagije, ubona ko ni akabati keza cyane. So tukagira hano na bariko isohoka, ukaza hano hanze aho ushobora kuza ukaba wakicarira hano ugafata akayaga kano kuri bariko, ubona ko ni ibintu byiza cyane uvuye muri master room. So reka dukomeze rero, reba n'aka gakuta kari hano, ubona ko ni akantu bwongera ubwiza hano hanze rwose kuri master yacu. Reka tujye rero muri dushe na toilette turebe. Cyane rero tuvuye mu cyumba cyacu tujye kureba dushe na toilette y'iki cyumba. Wow, karibu. Ubona ko ni dushe nziza cyane iri moderne. Reba ahantu rwose uba wibereye hano, ni ahantu hanini, abantu babiri bajyamo bakogeramo, ubona ko amashawa meza cyane, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. Ukaba wavamo hano ukatuza, ubona ko hano rwose urakinga kugira ngo amazi yaba ashobora kuba atakugera hanze hano ngo yanduze muri toilette nyize. Nareba toilette nziza cyane ya Milano, ubona ko ni ibikoresho bagerageje kuyiha. Reba agasinke hano, akamiruwari, birasa neza cyane, ni utuntu twiza cyane dutanga ubwiza. So tuvuye kureba rero hano muri dushe, reka turebe mu bindi byumba bibiri bisigaye yeseho bimeze bite. Yes, nkuko tumaze kubivuga rero cyangwa twabibonye, aha dufiteho ibyumba bibiri bisagiye dushe na toilette tugiye kureba. Reka twinjire mu cyumba cya mbere hano, icyumba cyiza, icyumba kinini gifite akabati, ubona ko iki cyumba ni icyumba kinini kandi cyiza cyane gihagije. Ubona ko hano hasigaye bimaze gukuramo akabati, ahantu ubona ko hajyamo igitanda kinini rwose kandi gihagije. Reka turebe ikindi cyumba cya kabiri. Icyumba cya kabiri dufite ku ruhande, ubona ko iyi no dushe bisangira, ariko reka turebe iki cyumba. Wow, ubona ko ni icyumba cyiza gisa neza, nacyo gifite iyi garde-robe, ubona ko ni garde-robe nziza cyane, imeze neza, kandi ubona ko ibintu byiza cyane rwose. Garde-robe bazishyizemo bibasa neza cyane. Koridoro turimo nanone ushobora kujya mu gikari ujya guca muri salo uturutse muri ibi byumba bya hano. So ibi byumba bibiri rero tubonye biraza bigahurira muri dushe na toilette yacu, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. Iyi dushe niho ibyumba bibiri biza bigahurira, ubona ko ni ibintu byiza cyane kabisa, niho ibi byumba bihurira. Kubona rero tumaze gutemberana inzu yacu rero, aho twarimo tureba inzu igizwe n'ibyumba bine, dushe na toilette 3, salo na saramanje, igikoni cyiza mu nzu kiri moderne,
ndetse na office. Ni inzu iri mu buso bunini rero bugera muri 500, umva ko ni inzu iri ahantu hisanzuye. Parking ushobora gushyira imodoka zigera muri 7 zose uparitse neza rwose, ubona ko ni inzu iri ahantu heza. Tu Kicukiro mu Kagarama, ahantu hazwi nko ku Muyange. Rero ni karibu rero tugutembeze ino nzu, duhamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe tugusurishe ino nzu. Ni karibu, ubona ko ni inzu nziza, ni inzu nini wakwishimira kugura ugakodesha cyangwa se ukawayituramo. Karibu cyane.